This will be a great and brilliant day for the world, because Iran has just announced that the Strait of Hormuz is fully open and ready for business and full passage. But the naval blockade, with the greatest navy in the world, from the greatest military the world has ever seen, we built it during my first term. We built it. They said I was crazy. We weren't so crazy, were we? Will remain in full force and effect as it pertains to Iran until such time as our transaction with Iran is 100% complete and fully signed. And this process, we're getting along well, but who knows with anyone, but who knows with Iran in particular. This process should go very quickly, and that most of the points are already negotiated and agreed to. You'll be very happy. The USA will get all nuclear dust. You know what the nuclear dust is? That was that white powdery substance created by our B-2 bombers, those great B-2 bombers, late one evening 7 months ago. No money will exchange hands in any way, shape, or form. Iran will be, and you know how we're going to get the dust, right? Iran, we were going to take it anyway, but taking it that way is slightly more dangerous, but we were going to get it anyway. But Iran, with the help of the USA, has removed or is removing all of the sea mines, and most importantly, it never agreed, and you'll understand, they will never have a nuclear weapon. They will never have a nuclear weapon. Oh yes, ikaze bakunzi ba Era TV show rimwe, ikaze kandi muri breaking news. Ndagira ngo rero twongere tugaruke, turi mu gitondo cyo ku munsi wa gatandatu, mboneraho kwifuriza isabato nziza abadivantiste b'umunsi wa karindwi, weekend nziza kubazihizihiza ndetse n'abazitangiye. Mukomeze mugubwe neza kandi mwe mwese munsi mwiza, Nyagasana akomeza kingura imiryango yose y'imigisha. Turagarutse rero muri breaking news, ni muri Middle East. Iyo tuvuze uburasirazuba bwo hagati, buri wese ari guhita korwa mu gutwi n'igiciro cy'ibikomoka kuri petrol. Ubwo ni ku bantu bafite imodoka, abakoresha amagazi ndetse n'ibindi byose byazamutse, n'ingendo mu muhanda zazamutse bitewe no kuzamuka kw'ibiciro by'ibikomoka kuri petrol nka essence. Ngira ngo rero twese turi kuhita twumva intambara, kandi koko intambara ni nayo ntandaro yabyo. Nk'umunyarwanda ngiye muri kumva ndi guhita mvuga nti uwitwa Donald Trump ankozeho. Bo birasa nkaho noneho biri kugana ku musozo. Ngira ngo duherukanye ndi kubabwira nti ndibuze kugaruka amenye ko Iran yashyize hanze itangazo ryemeza koko uko bafunguye umuhora, kuko turabiza amagambo akunze gutangazwa na Donald Trump akenshi abarimo amakabya nkuru cyangwa se uburiganya no kubeshya, kuko wajya atangaza ko intambara yarangiye kenshi. Ariko nubwo byagize gutyo wafunguwe, turacyafite ikibazo gikomeye cyane. Wakibaza uti wafunguwe gute? Minisitiri w'intebe w'igihugu cya Iran rero yashyize hanze itangazo mu masaha y'umugoroba nyuma yuko mbakoreye ikiganiro mburuko nyibahereza, nawe yemeza ibyo Donald Trump yamaze gutangaza. Yemeje uburyo kibafunguyemo umuhora. Uyu muhora wafunguwe yari amayeri cyangwa se yari nk'uburyo Iran yashaka kugaragaza neza ko iyo nta kibazo ifite, wari umutego yateze Leta Zunze Ubumwe za Amerika, kandi nawe nubyumva uri bwumve ko ari byo, nawe iyo mitego wayitega. Ariko nyuma gato hari itangazo Donald Trump nawe yahise ashyira hanze. Ni itangazo rero bashyize hanze bagaragaza ko bafunguye umuhora wa Hormuz ku mugaragaro, ndetse n'amato amwe namwe aturuka mu bice bigiye bitandukanye, kuko murabizi ko n'umuhora wacishwagamo ibintu bigiye bitandukanye by'ubucuruzi, notonura ibikomoka kuri petroli gusa, nka za Qatar, za Dubai, za hose ibihugu bigiye bitandukanye byose byacishagamo amato, yaba aravuye kurangura, aravuye gutwara ibyo bikomoka kuri petroli bya Iran koko, ndetse n'andavuye hirya no hino. Ni nayo mpamvu mwabonaga koko dufite ibibazo bigiye bitandukanye. Rero ayo mato yaramaze icyo gihe cyose afunze, nta bwato bwemerewe gucaho, ariko n'ubwacagaho Iran hari cost cyangwa se hari igiciro yari yarashyizeho mbere yuko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zifunga wa muhora wa Hormuz. Nyine zo zizana ingabo ngo zijye kuhabana nazo, kuko zabonaga ko nubundi Iran irimo iravyungukiramo.
Irani yo yari irimo irabyungukiramo. Rero USA yo yahise yohereza troop cyangwa se buriya bwato n'abasirikare ba navies bajye kugira gute kubloka, noneho ntihagire ubwa bwato bwa Irani yishyuzaga amafaranga runaka kugira buceho nibuze no gucaho, Irani nayo ibihomberemo. Nicyo Leta Zunze Ubumwe za Amerika zari zakoze. Ariko none Irani yo ku munsi w'ejo yaravuze iti twe dufunguye umuhora wa Hormuz ku mugaragaro, ya mafaranga twe tuzatubishyuza turakomeza nako turahita tuyakuraho, niko bavuze, turayakuraho. Twamaze kufungura ku mugaragaro, ari ibikomoka kuri peteroli, ari ibiki byose byafunguwe. Bivuze iki? Isi yose yahise ibona ko Irani yo nubundi ntabwo ishaka intambara, yo ihise ifungura umuhora wa Hormuz ku mugaragaro, amato atangire gucaho, isi yose nyine ibibona ibyo ikeneye. Noneho nibarenga kwa Irani bari buhite bagera kuri ya bariyeri y'umunyamerika, aho ngaho arahita haba ikibazo gikomeye cyane. Iyo miryango mpuzamahanga, isi yose irahita ibona ko ikibazo ari Leta Zunze Ubumwe za Amerika, kuko ni nako ejo byagenze. Amato menshi yari yahagaritswe na zira blockage za Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ibyo byateje ikibazo. Wa mutego Irani yashaka kugaragaza, wa mutego yari yatuyemo Leta Zunze Ubumwe za Amerika wahise ugaragara. Twe dufunguye umuhora, twebwe ubwacu twabifunguye kuko tudashaka intambara. Ariko umunyamerika bigeze hari ahita buhagarika. Bigaragaza iki? Umunyamerika niwe bya bibazo byose ari kubitera ku bushake. Muramubarira ari kubitera ku bushake. Irani rero impamvu yagaragaje ko impamvu yabifunguye byose ari ubwumvikane bwabaye hagati bwa CCLF, akagahege k'iminsi 10 yo kutarwana hagati ya Israel na Lebanon. Bira ni ibihugu nyine twavuga tuti ni backbone, cyangwa se backbone yabyo ni Irani. That's why ko ari byo yanashingiyeho. None uyu munsi wa none nyine bikimara kubaho byose, Irani kimara kubifungura, ubwato bwase bucamo bugeze kuri blockage ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ihita ibubana babuhagaraza aho ngaho. Nyine isi yose irimo irabirebera, ibona ko Donald Trump ari we kibazo. Nawe nyuma y'iminota mike cyane yahise abona ko nagwa yatinze kubona ko bamutuye mu mutego, nawe ahita ashyira hanze inyandiko. Iyo nyandiko yashyize hanze, ariko nuko wenda ntashatse kubasomera ibyo Irani yanditse, ntabwo mbashaka kubisoma akantu ku kandi ari breaking news, bituma tubitinamo cyane. Ndarezima nkora resume yabyo, kuko nubundi ibyo banditse bavugaga bati twebwe intambara twarayitsinze. Mu kwitsinda kwacu abantu barimo barashaka kugira gute, ariko ino ntambara nubwiri burangire, ntago bino bintu biri burangire. Reka nze nkubwira amagambo. Trump rero nawe ati twebwe turemera gufungura umuhora wa Hormuz free completely wose, business zose zakorerwagamo zikomeze zikorerwemo. Muri make bwa bwato bwari bwahagaze yaburetse buhita buco buragenda. Mu kugenda nyine ahita haza avuga ati ibyo byose ntago birarebana n'ibindi bihugu biri buze gukorera ingendo zo muri ayo mazi. Nyine ubwo ibyo bicuruzwa bigiye bitandukanye biri buze guca muri ayo mazi birarebana n'ibindi bihugu, ariko exception iraza ari Iran. Ibiturutse muri Iran, ibicuruzwa bya Iran ntago muri make bya bikomoka kuri peteroli byose bya Iran byo ntago biri buze kwemererwa. Uri kubyumva? Bivuze iki rero? Bivuze ko nubundi bya bikomoka kuri peteroli biciro ntago biri buze kugabanyuka, kuko byaturukaga muri Iran. Iran ariyo yari ifite kubiregulatinga nyine ibishyira hanze gutyo. Nubundi Munyamerika na Iran ikibazo cyo baracyagifitanye, ntago ari uko ikibazo cy'intambara yashizemo. Ko ku munsi w'ejo masaha y'umugoroba numvishe twakiriye amakuru avuga ko hari bongeye kurasana, kibazo gikomeye. Nta kindi rero cyakurikiyeho bavandimwe, nta kindi cyakurikiyeho nuko uwitwa Donald Trump yahise atangaza ati kugeza ubwo tuzaba twamaze kumvikana neza na Irani, kandi
muri speech ndaje ntangire nk'abashyiriramo muri nako mwatangiye mukabona narimvuze ubu ndimo ndakirikodinga narimvuze ndaje mite nk'abashyiriramo kandi n'ubundi nicyo murimo murareba mu kucyeditinga n'ubundi mba namaze kugashyiramo. Uwitwa Donald Trump yavuze ati Iran will never use nuclear weapon. Ntabwo iri buze gukoresha iki minis bya bindi byose n'ubundi byateje intambara nta na kimwe cyakemutse. Iran ejo irahita ifungura amuhora noneho Umushinwa n'umunya Iran n'iriya koalisiyo yabo yose kuri ubu ngubu Amerika iri mu kibuga yonyine ninatsinda urugamba izamenya ko irutsinze rwonyine kiritse wenda nihaza inyuma ubufasha buturutse ku ruhande babona ko byanze ariko n'ubundi iracyakomeje gutsindwa n'ubundi amahanga ari bubone ko Amerika na Iran bafitanye ikibazo na Iran iraje yongera iboro kuri amuhora. Ntabwo mbizi ni expectation nibyo turimo turapredicta aha rero wenda ntabwo turabango dutekereze kure gusa umunyamerika aracyari hasi umunya-Iran aracyari ku gasongero aracyamurusha ibitekerezo aracyamufite umupira niwe ukiwufite. So rero narimvuze nireka nze twongere tuganire umuhora koko wafunguwe ibicuruzwa birimo biracaho ariko ntabwo nzi niba ibyo bicuruzwa harimo ibikomoka kuri peteroli kuko niba avuga ngo ibituruka muri Iran kandi muri Iran haraturukamo bya bikomoka kuri peteroli ubwo harimo haracaho ibicuruzwa bisanzwe ntitukirengagize. Vandimwe rero iyi ntambara iri muri Middle East yo iracyakomeje kuba intambara. Reka rero mbashimire cyane rwose mukomeze mugubwe neza mukanya turongera dusubire tureba kuko niba hari icyahindutse gusa ibiganiro byo biracyateganyijwe nubwo hataratangazwa umunsi wa nyawo kugira baganire barebe koko gusa ibiganiro byose Iran ntago yareka gukora nuclear weapon ntago yafata buriya butare bwa uranium ngo ibushyire mu biganza bya Amerika ubutare maze imyaka ingahe yose itunganya ndetse byemewe n'amategeko sans problème. So reka mbashimire cyane rero mukomeze mugubwe neza turasubira.